Turabasuhuje abakunzi b'Umugano TV, tubifuriza weekend nziza. Uyu munsi twabateguriye ikiganiro nk'uko bisanzwe ku ngingo yacu y'abapervers narcissistique. Twateguye ku ngingo ishishikaje cyane, ngira ngo wicare tuyiganireho byimbitse, kubera ko ni ikibazo abantu benshi bakunda kwibaza, ariko akenshi ugasanga igisubizo kibaye ingorabahizi, kuko ntago umuntu aba asobanukiwe ibyo arimo kubaho. Nyuma y'umubano ubabaje cyangwa se umubano uri toxique, hari igihe umuntu yumva nta kintu kigisa nk'ukuri nka mbere. Mbese aba yumva wagira ngo ibintu byose barabihindurije, yaba imitekerereze ye, yaba we ubwe, yaba uburyo yajyaga abona ibintu wenda mu isi muri rusange, yaba uko yajyaga atekereza urukundo n'izindi domene z'ubuzima, usanga ibintu byose yarabaye confuse. Ntabwo aba akibasha kumenya ngo ni igiki kijya mbere. Mbese muri make, muri rusange usanga atakiyumva neza na domene z'ubuzima zose zitandukanye, atakizibona nk'uko yazibonaga mbere. Mbese verisiyo y'ibintu iba yarahindutse. Wiyumva uri wenyine mu bandi. Ese ujya wicara ukibaza uti njyewe nsigaye ndinde? Ese ko nari imeze gutya na gutya byangendekeye gute? Ese ujya wicara ukumva umeze nk'umuntu uri inyuma y'ikirahure, nk'aho hagati yawe n'ibindi bintu birimo kuba ku isi cyangwa se imbere yawe muri environment mubayemo, bigasa nk'aho hagati yawe nabyo harimo nk'ikirahure utabasha kubishyikira, nabyo bitabasha kugukoraho. Ese wumva utakiyumvamo amarangamutima cyane nk'uko wayiyumvagamo mbere, utarahura n'uyu muntu w'umunarcissike wakwangije? Ese ujya wibaza uti, cyangwa se ukumva ufite ubwoba ko utazongera kuba wakunda ukundi bitewe na verisiyo usigaye ufite wenda ku rukundo? Ibi bibazo kimwe n'ibindi wibaza kuri iyi ngingo nibyo tugiye gusuzuma mu kiganiro cy'uyu munsi. Ariko mbere y'uko dukomeza, reka tubanze dutumikire abadutumye. Ni umuryango Life in Fullness, ni umuryango utanga amahugurwa ku bya psychology. Uyu muryango, aya mahugurwa ni amahugurwa afite intego yo kugira ngo usobanukirwe uwo uri we nyakuri, kuko buriya ibintu duhura nabyo byinshi mu buzima, byaba ibikomere, ibintu byinshi bitwangiza, hari igihe bidusigira ibikomere bituma tudeviya imihamagaro yacu, cyangwa se tugaca ku ruhande y'ibintu mu by'ukuri twari dukwiye kubamo. Aya mahugurwa rero agufasha gutahura impano yawe yaba ikwihishemo, ariko mu by'ukuri wenda yihishe mu buryo butaguturutseho, cyangwa se ukaba warayiciye ku ruhande. Aya mahugurwa nanone agufasha gutahura indwara z'umubiri wawe, ariko zishobora kuba zituruka ku bikomere wowe utazi, wenda ibyo bikomere utanazi n'igihe byabereyemo se cyangwa byagukoronirije. Uzagenda rero muri aya mahugurwa utahura ibikomere byawe n'uburyo wabikira, utahura indwara ushobora kuba ufite zibikomokaho, umenye inkingi 3 z'urukundo n'uburyo zishobora kukubyarira imbaraga nyabuzima
zituma ubuzima bwawe bugenda neza buri munsi. Ikindi uzayungukiramo ni ukumenya iby'ingenzi bigufasha kubaho udahangayitse. Ushobora kwibaza ngo kudahangayika muri iyi minsi kandi ibihangayikishije bitabura, ese birashoboka? Nyuma y'aya mahugurwa uzampa ubuhamya. Uzamenya n'ibintu bito bito wakwitaho nk'imyitozo ushobora kwitaho kugira ngo ukomeze ugume uguwe neza muri wowe, ari nako bikurinda kurwaragurika. Aya mahugurwa rero atangwa mu Kinyarwanda, Icyongereza n'Igifaransa, agakorwa ku wa Gatandatu no ku Cyumweru kuva saa 3 za mu gitondo kugeza saa 7. Akamara amezi 2. Muri iki gihembwe rero azatangira ku itariki ya 18. Mwihutire kwiyandikisha kubera ko harabura icyumweru kimwe ni weekend itaha, ku itariki 18 z'ukwezi kwa 4 2026. Kwiyandikisha rero bimaze igihe byaratangiye kandi imyanya iba ari mike cyane kandi n'iminsi ya nyuma. Mwihutire kwiyandikisha. Kugeza ubu ngubu bamaze guhugura abantu barenga 400 kandi bagaragaza impinduka n'icyo byabamariye mu buzima. Nawe igeragereze rero urebe, niba rero wifuza kubakontakita ngo umenye byinshi kurenzaho, wabahamagara kuri 0788 420 625, 0788 420 625. Ndayishyira muri ekara yawe uraba uyireba, kandi biramutse bidakunze wahamagara kuri nimero y'Umugano TV tukabaha amakuru arambuye. Reka twikomereze rero n'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, aho tugiye kureba impamvu nyuma y'umubano n'umuperiveri narisisike nta kintu na kimwe ubona nk'uko cyari nka mbere. Ibintu byose usigara ubirebera kure, nk'aho hari itandukaniro riri hagati yawe nabyo, nk'aho hari nk'ikirahure kiri hagati yawe, nka kundi uba uri mu nzu mu kirahure ureba ibindi bintu byo hanze kure yawe. Usigaye wibaza, usigaye wiyumva ukumva ntukiri nka mbere, ukanifuza kongera gusubirana kwa kundi wari umeze mbere utarahura n'uwo muntu ngo akugireho ingaruka. Murakaza neza rero ku Mugano TV, utarakanda subscribe ayikande, kandi ndagukangurira rwose kwicara ugakurikira iki kiganiro cy'uyu munsi. Niba warahuye n'umuperiveri narisisike, ndizera ko iki kiganiro kikubera inkomezi kandi kikaguha ubufasha bukomeye wari ukeneye, kuko nzi ko kino kibazo nakibajijwe n'abantu benshi, kandi koko ni ikibazo kibazwa n'abantu batandukanye, kuko iyi ni ingaruka umuntu wese wahuye n'umuperiveri narisisike adashobora gusimbuka uko byagenda kose. Aha rero ku Mugano TV nk'uko tuhigira gukira no kongera kwisubizamo twebwe nyakuri, ndetse niyo twaba twaranyuze mu bikomeye. Ubu rero ushobora kuba wiyumva utandukanye n'abandi, ariko nka kwa kundi uba uri inyuma y'ikirahure cya fime ureba ibindi ariko ibiri inyuma bitakureba. Hari igihe uba umeze nk'uri mu isi ya wenyine, ubonera ibintu kure, ufite uburyo wumva ibintu, ariko abandi bo udashobora kubabwira ngo bumve, ndetse badashobora no kubona uburyo urimo kwiyumva. Nagira ngo rero nkubwire ngo iyi ntago ari depresiyo, ahubwo hari ikindi kibazo aricyo tugiye gusuzuma. Ibyo uri kunyuramo bifite izina, ntago ari ibintu biri aho gusa. Niyo mpamvu ugomba kwicara ugasobanukirwa neza, kugira ngo dezorume umenye uko ugenda, umenye uko witwara, umenye uburyo ufata imitekerereze ufite nyuma y'uko uhuye n'uyu muntu uri togisike. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku bintu abantu benshi babona
cyangwa se babamo ariko batabasha gusobanura, batabasha gusobanukirwa ubwabyo. Ariko nagira ngo nkubwire ngo igihe wumva uri mu rujijo ugatangira no kwibaza niba wowe uri ikibazo se cyangwa ufite ikibazo, yewe hari n'igihe utekereza ko ushobora kuba urimo kugenda wemvanta ibintu cyangwa se ubihimba mu ntekerezo zawe, kuko uba ubona umeze nk'uri mu isi ya wenyine. N'ushobora kukureba ashobora kuvuga ati uriya muntu ashobora kuba afite ikibazo cyo mu mutwe. Imibanire rero n'umuperiveri narisisike ntago ari ikintu cyoroshye, ntago ari ikintu buri wese asohokamo nk'undi, uretse bimwe na bimwe abantu baba bagiye bahuriyeho. Ariko burya umutima w'umuntu n'ubwenge bw'umuntu bufite kapasite n'uburyo bwakira buri kintu cyose kimugezeho. Imibanire rero nayo y'umuperiveri narisisike hari ingaruka zikomeye igira ku bwonko bwawe n'imibereho yawe muri rusange. Uyu mubano usanga ubwonko bwawe bwarajyaga buhora bushakisha ukuri, kubera ya konfiziyo aba yarateye mu bwonko bwawe. Uhora wibaza ngo, wibaza niba ibintu urimo kubona ari reality cyangwa se urimo wibeshya. Noneho mu mibanire n'umuperiveri narisisike hari ukuntu aba yaragiye agucangacanga ku buryo wumva ubona ibyo avuga n'ibyo akora bitandukanye, bikagera aho ugatakaza nosiyo ya realite, ugatakaza ibiri ukuri n'ibitari byo. Ibi ngibi bikagutera gushidikanya no ku yandi magambo ndetse n'ibikorwa uzumva nyuma ye, ku buryo bizagusaba kumera nk'umwanalisite, ukajya wanariza buri kintu cyose kivuzwe, ukavuga uno muntu bwavuze gutya, reka ndebe ko bihura n'ibyo akora. Mbese ubwonko bwawe buri analerite, nk'aho uhora urinze umutekano, kubera ko nicyo kintu wamenyerejwe. Uhora utinya kuba wakibeshya ngo wumve ibintu uko bitari, cyangwa ngo ubone ibintu uko bitari nk'uko byakugendekeye mu mubano wawe n'uyu muperiveri narisisike. Ibi bintu rero byo guhora uri analerite bituma ubwonko bwawe buhora bunaniwe, bugatangira no gushidikanya ndetse no ku byo wabonye ndetse n'ibyo wiyumvamo, ugasanga umeze nk'umuntu utazi ibyo urimo, ku buryo nawe wishidikanyaho. Umuntu akaba yanakubaza ibyo utekereza nawe ukumva nta shingiro bifite. Niyo mpamvu rero uba wumva uri muri confusion, uri mu rujijo, nta kijya mbere, ndetse ukaba unibaza ibibazo byinshi, mbese ubwenge bwawe buhora bukora. Ibi bintu rero bituma uhora wumva nta kintu na kimwe cyizewe. Ikintu cya mbere umuperiveri narisisike akwambura ni icyizere. Nta kintu wumva wizeye nk'ukuri, ikintu cyose uba ushaka kucyanariza ngo urebe iki kiri inyuma. Ikintu rero wakitondera kuri iyi ngingo, cyangwa se icyo nakubwira, iyo umuntu ahora muri stress iri perimana cyangwa ihoraho, hari umusemburo wa stress witwa cortisol. Uyu musemburo rero iyo ari ikintu gihoraho, igenda yangiza igice cy'ubwonko ku buryo ibi ngibi bituma uhora wibagirwa, ku buryo icyo uba utekereza uyu munsi atari icyo uba utekereza ejo. Ugasanga ni hahandi usanga wagira ngo umuntu bya bindi bita trouble memoire, ufite utwobo mu bwonko ku buryo habamo fuyite, ugasanga hari ibintu utakibasha kubika. Noneho uyu musemburo utuma n'ikindi gice cya amidale cyo mu bwonko gituma uhora nyine
uri maso, uhora ukanuye wagira gusa navuga ngo iki, uhora ucanye ku maso niko navuga, ugasanga buri kintu cyose kibaye niyo cyaba ari ikintu gisanzwe uhora ukibona nk'icyago, mbese uri witeguye kwirengera, mbese gihora kiri vijira kugira ngo vigilance yawe ihora iri maso kugira ngo wirinde ibyago byose bishobora kuza. Ni hahandi uzabona umuntu ukamubonamo babiri, uko umureba cyangwa se uko yakwigaragaje, ntushake kuba ari kumufata ahubwo ukitega ibindi biri pire inyuma. Hari ukundi kuntu ugira ikintu cyitwa derealizasiyo cyangwa se ukumva isi itari nk'uko wowe uyitekereza, itari nk'uko wowe wayibonaga mbere, ugasanga cyangwa se uko uyibona ukayibona mu yindi angere. Ibi rero ntabwo ari ubusazi, ahubwo ni bwa buryo umuperiveri narisisike yagushyizemo ugahora uri analerte cyangwa se ibintu byose ubibonamo ibimenyetso by'ikibi, noneho ugahora uri maso kugira ngo wirinde. Ntabwo rero niba wiyumva gutyo rwose ntabwo ari ubusazi, ahubwo ni reagisiyo iri normal y'ubwonko yo kugira ngo ikurinde kuba wahura na bya bintu wahuye nabyo n'umuperiveri narisisike. Hari igihe uba warigeze ugira nk'amarangamutima runaka, wenda urasetse, ugize gute, urabihaniwe kubera ko usetse, kubera aho usekeye wenda umuperiveri narisisike ntiyifuzaga kuhasekera, ugasanga usabwa ubusobanuro cyangwa se uranahanwe mu bundi buryo kubera icyo kintu. Ugasanga ayo marangamutima wagiye uhanirwa muri wowe ahise yifunga, kubera ko hari ikintu ayo marangamutima kiri negatifu yaguhamagariye, muri wowe agahita yifunga. Iyi sisitemu rero ntago kubera ko utandukanye n'umumanipirateri, ntago kubera ko utandukanye n'umuntu uri narisisike, ntago iyi sisiteme yiyubatse mu gihe cy'imyaka ingahe cyangwa se cy'amezi angahe, umubiri wawe warayimenyereye, ntago ari ikintu gishobora guhita kizima ako kanya. Niyo mpamvu na nyuma y'uko mutandukanye ugikomeza kwiyumva analerte, umubiri wawe uri maso, ubwonko bwawe buri maso, buri ozage kugira ngo bukurinde ikibi cyose cyaza. Ibi rero bigira n'ingaruka ku mibanire yawe cyangwa ku buryo wabonaga urukundo. Ntabwo urukundo uba ukirubona nk'uko warubonaga kera, ntabwo rukikugiraho impagite nk'iyo rwakugiragaho mbere, kuko nyuma y'uyu mubano ntabwo urukundo rukiguha umutekano, amagambo meza ntabwo ukiyizera, ahubwo umuntu akubwira A ukanatekereza ko inyuma hari B. Ibyiza uba usigaye ubona ubifata nk'igitangaza, mbese nta cyiza ukitega mu muntu, ari nayo mpamvu iyo icyiza kije uba wumva ari nkaho gitangaje cyangwa se wenda utanagikwiye cyangwa se ari n'ikinyoma, kubera ko ubwonko bwawe bwizi ko ibyiza bishobora kuza bikurikiwe n'iki, n'ububabare. Ni hahandi umuntu azaza akagusekera, cyangwa se wenda tuvuge ubundi urukundo ruvuka mu buryo butandukanye. Ushobora guhura n'umuntu akakubona akakwishimira, akagusekera, akagukompurimanta. Ibyo bintu usanga warize kubigira gute, kubifata muri angere iri negatifu, ukavuga uti buriya uriya muntu ubwo ansekeye afite ikindi kintu anshakaho, buriya se niba mbwiye gutya na gutya wabona we atekereza iki n'iki.
kubera ko umuperiveri narisisike ni wa muntu ushobora kukwideyariza aka kanya akakubwira ko agukunda, mu kandi kanya akakubwira ko atigeze agukunda, ko muri kumwe pari konvenanse. Iki kintu rero niba cyarakubayeho, biragoye cyane yuko undi muntu azaza ukabasha kwizera ko we ibyo arimo kukubwira ari ukuri. Niyo mpamvu kugira ngo uzongere usubire kuri ntuza, kuri navuga ngo iki, uzongere usubire kuri nivo yawe inisiyare, ni ikintu gikomeye cyane kandi gisaba igihe, yewe bishobora no kudashoboka gusubira kuri ya inisiyarizasiyo, ariko noneho ukiga uburyo wakiga kongera gutangira kwizera abantu, ukiga ubundi buryo bwo kubaho, ntiwubake ibyo bintu, ntubyubakireho ngo bikubere pirizo, bikurusheho, bikubuze kongera kuba warahuye n'umuperiveri narisisike, bikubuze kongera kubaho ubuzima bwawe kandi bushimishije. Ubwonko rero niba bwarize yuko ibintu byiza bishobora kubuza bishorewe n'ibibi, iki ni ikintu gikomeye cyane gituma uhora analerite mu bintu byiza, inyuma yabyo ugatekereza ibibi. Ni nayo mpamvu utinda kwizera abantu, ukagira ubwoba bwo kongera gukunda, mbese wumva urukundo rutakikunezeza nka mbere, za papiyo nyine wumvaga ukundana n'umuntu ukumva ibyishimo, ukumva ubushagarira, ukumva iki, ntabwo ukibyumva. Usa nkaho cya gihe wabanye n'umuperiveri narisisike, umubiri wawe n'amarangamutima byabaye nk'ikinya, byizera ari uko byamaze gukora iki, analize. Hari intuza, hari fenomene ibaho ku muntu yitwa anedoni. Iyi ngiyi ni fenomene ituma umuntu amera nk'ikinya, akaba atagishobora kumva ibyishimo by'urukundo, kubera ko ubwonko bwawe mu gihe wabanaga n'umuperiveri narisisike bwamenyereye ububabare bukurikirwa n'agahenge. Mbese urukundo wowe kuri wowe cyangwa se ibyishimo ni ibintu biri ntuza, bigenda bikatakase, ni uduhenge ugenda ubona, ntabwo ari ikintu kiri perimana. Ibi rero nibyo ubu bwonko cyangwa se ubu bubabare nibyo bituma umuntu, iyo hazamutse wenda urukundo muri wowe, wa musemburo wa dopamine uzamuka. Ubundi umuntu muzima ubwonko bwe ntabwo bumenya ubuse navuga ngo iki, umuntu muzima ubundi amarangamutima ye azamuka natireroma, ariko noneho umuntu wakomeretse cyangwa wabanye n'umuntu umuhoza ku nkeke mu by'urukundo, amumanura, amuzamura, akuzamura, ejo agukubita hasi mu by'amarangamutima, usanga iyi dopamine y'ibyishimo yarabaye nk'ikisi, iba yarabaye nk'imboneka rimwe, ugasanga kandi ni ikintu kitaramba kuri wowe. Ibi rero bituma uhora utari konsi, ubuse navuga ngo iki, ntago mu marangamutima, ntago amarangamutima yawe akurimo aramba. Ibi rero nakubwira ngo ntago ari uko utakibasha gukunda,
ahubwo nuko igipimo cyawe cy'amarangamutima cyarahindutse. Ubu wizera ikintu wamaze gukorera analize, wamaze kureba ukamenya ko koko ari ukuri, nta kinyoma kikiri inyuma. Ibi rero bishobora kongera kugusubiza ku murongo. Ushobora no gusubira ku murongo, ukongera rwose, ukongera ukagira ubushobozi bwo gukunda, nubwo wenda ntago ushobora kongera gukunda nka mbere, kuko niba warahuye n'umuperiveri narisisike, kongera kuba inosante ngo wumve abantu bose, abantu urabizeye, ibyo umuntu akubwiye nta bucakura wari uzi mu rukundo. Ariko umuperiveri narisisike yakweretse ko burya byose bishoboka. Umuntu ashobora kugusekera imbere, inyuma yahishe inkota, ashobora kukubwira ngo aragukunda furuwadoma, kubeshya bitewe n'inyungu yishakira. Ubu rero kuvuga amagambo nk'ayo ngayo yagushituraga mbere ntago akikugiraho efe. Tumaze kureba ku bihereranye n'uburyo bikugiraho ingaruka ku mitekerereze, ndetse bikakugiraho n'ingaruka mu marangamutima, mu bijyanye n'uko ugaragaza urukundo n'uko urugaragarizwa. Tugiye no kureba ku bihereranye na angire y'uko uko ubona isi muri rusange, cyangwa uko yakugaragariraga mbere n'uko uyibona ubu. Mbere y'uko ubana n'umuperiveri narisisike cyangwa se akotuwaye ubuzima bwawe, wizeraga abantu, wizeraga amagambo ubwiwe, wumvaga isi ari ahantu hafite umutekano, ugendamo wumva wishimye utekanye. Ariko nyuma y'uko mubanye, ubona ibintu byose ari nko kugenda hejuru y'amagi. Wumva ugomba kugenda witonze, kuko ibintu wabonye ko burya ibyo tubona inyuma yabyo hashobora kuba hari ibindi bintu biri danje byihishe inyuma. Ibi rero byatumye ugira ubwitonzi bwinshi mu kugenda, mu kubona ibintu. Ushobora kubona abantu bose nk'abashobora kukubabaza, ariko nagira ngo nkubwire ngo isi ntago yahindutse, ahubwo ukuri nuko wowe uburyo wabonaga ibintu kwabaye deteriyore, kwarahindutse, cyangwa se muri wowe hari icyizere wari ufite mu muntu, hari icyizere wari ufite mu isi, ariko cyakomeretse, cyasenyutse. Icyo nakubwira rero ni uko niba uyu munsi usigaye wumva usesengura buri kantu, usesengura abantu ibyo bavuze n'ibiki, ni uburyo bwo kwirinda, ntago ari ikintu kidasanzwe. Ni uburyo bwo kwirinda, kubera ko wabonye ko abantu atari abo kwizerwa, isi atari iyo kwizerwa. Hari ikindi kintu cyitwa gazirayitingi wakoreweho, cyatumye utakaza icyizere mu byo ubona ndetse n'ibyo wumva. Hari n'ikindi cyitwa paranoia, twavuga cyo gutinyatinya ibintu byose. Ibi ngibi ni ubwenge bwubatswe muri bya bihe bikomeye wanyujijwemo. Ibi rero bishobora kukugeraho ukagira ngo ni ibintu bidasanzwe, ariko ni reagisiyo isanzwe ihuje n'ibyo wanyuzemo. Aha rero nakubaza ngo ese aho tugeze aha ni iyihe mpamvu wiyumva uko wiyumva? Ese wakoresha ute ubwo bwenge kugira ngo butazagera ubwo bukubera nk'aho ari gereza? Ibi bintu nubwo bifite akamaro gakomeye mu kukurinda, ariko utabigenzemo neza ushobora gusiduka byarakubereye nka gereza uhoramo. Ese ni gute wabikoresha kandi ukabikoresha neza bikakubera ubwenge aho kukubera gereza? Ubundi butumwa buto naguha ni uko ibi bintu ntabwo ari wowe ubihimba, ni ibintu ibyo wumva
byagize impamvu, byagize n'aho bituruka, ndetse bifite n'inkomoko kandi bishobora gukira gahoro gahoro. Ushobora kuzongera kwizera, kongera kugira amarangamutima mazima, ariko ntabwo ugomba kwitega ko ayo marangamutima azaza nk'ubwa mbere, ahubwo azaza mu bundi buryo bwabanje gukorerwa igerageza, kubera ko ubwonko nibyo bwatojwe. Aha ngaha navuga ngo ubwenge bwawe bwabaye nk'iki? Bwabaye nka detegiteri do mensonge. Busigaye bukora hariya hoteli nk'ubw'umu FBI. Bivuze ngo kugutuburira ni ikintu noneho gikomeye kurushaho uko byari bimeze mbere. Aha rero niho ugomba kumva ko ibi ngibi birimo kukubaho ntabwo ari ikintu kiri danje, ahubwo icyo ugomba kumenya ni ukumenya uko noneho ubwo bwenge bwidevelopye kubera umuperiveri narisisike ugomba kubukoresha mu nyungu zawe, butagusenye mu by'imibanire yawe, mu by'urukundo, mu buryo ubona abantu n'isi muri rusange, ahubwo bukakurinda mu buryo buri efikase, butakubereye ikindi kigeragezo kigukomeretsa, kikubuza kwinjira mu buzima bwa sosiyete. Nakubwira rero ngo ubwo ufite icyizere cy'uko ushobora kongera kubona urukundo rutekanye, uzongera kubona isi mu mucyo, mu mabara yayo. Menya ko ibi bintu byose turimo kuvuga atari ibintu biba mu munsi umwe, ahubwo ari urugendo rukorwa intambwe ku yindi. Aho tugeze rero, tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu, ariko nsoza nagira ngo nkubwire ikintu kimwe. Wiharanira kuvuga ngo ese nzongera kuba nka mbere. Icyo cyo ni ikintu kidashoboka. Ntabwo uzongera kuba nka mbere, kuko hari ikintu cyahindutse muri wowe. Ntabwo ya insouciance yawe wabagaho nta kintu witayeho, ntabwo bishobora kugaruka, kuko burya hari ibintu bitagaruka mu buzima. Ntabwo ushobora kubona ibintu ngo ejo utekere wifate nk'aho utabibonye. Icyo ni ikintu kiri impossible. Ntabwo rero uzongera kuba nka mbere, kandi nagira ngo nkubwire nibyo byiza kurusha mbere, kuko ubu ngubu noneho ntabwo ushobora kugwa mu mutego cyangwa ngo ugwe mu nyanja uyita ikiziba. Ikindi nakubwira ni uko utatakaje ubushobozi bwo gukunda, ahubwo watakaje ubushobozi bwo gukunda utabanje gutekereza, cyangwa se utabanje kwizera, utabanje kumenya ko urwo rukundo urimo upuropozwa ari urukundo nyakuri, rutari ikinyoma nka rwa rundi wabeshywe. Icyo watakaje rero kigomba kuririrwa, cyangwa se navuga ngo ya innocence yawe watakaje, ya insouciance yawe watakaje, kwa kundi wabagaho mu buryo bworoshye ntacyo witayeho, ni deye ugomba gukora ukabiririra, kuko ni ibintu byatambutse bitazagaruka ukundi. Kuko ubu wumva ushobora kubaho, ushobora kumva imibereho yawe y'uyu munsi ikuvuna, kubera ko ubwenge bwawe urabukoresha cyane muri za analize, wanariza ibintu byose, wanariza abantu bose, wanariza amagambo, ushobora kumva bikuvuna. Ariko nagira ngo nkubwire ngo niwiga kubana nabyo, ubuzima buzarushaho kukorohera. Kandi ndakubwira ko iyi radari usigaye ufite yo kugufasha kudetegita ibintu runaka bitari byiza, niyo y'ingenzi cyane kurusha mbere, uko washoboraga kugwa mu mazi uyita ikiziba. Ubu rero ushobora kuba ubona ibintu wubaka wenda bigenda gake, ariko nagira ngo nkubwire ngo ubundi mbere navuga ngo iki, mbere watekerezaga nk'umwana, ibintu byose wabikoraga byoroshye kuri wowe, ari nko kwisimbukira. Ariko ubu kubera ko ibintu byose bigusaba gukora analize, ni ibintu bigenda gake gake, bitakigendera ku muvuduko nk'uwo wari uriho mbere. Ariko menya ko noneho ibyo urimo kubaka nubwo bitinda,
ariko ni ibintu by'ingenzi kandi bikomeye, kandi byo ni ukuri ushobora kubyizera noneho ukagira porosantaje nyakuri ubihaye icyizere, ukabijyamo noneho uvuga uti ibi bintu ni ingirakamaro, ukabijyamo uzi ngo ufite imaje generali ubiha cyangwa se wamaze kubyubakira nyuma y'uko umaze kubyanariza mu by'ukuri umenye verasite yabyo. Reka dusoreze rero aha ngaha uyu munsi babwira ngo naho akagaruka, kandi babwira ngo kimwe n'umugano ibyo wahura nabyo byose ntabwo uvunika, ahubwo ugomba kunamuka ukongera ugahagarara ukema. Murakoze rero naho akagaruka.